Nshuti mukundwa mwene data, twongere twishimire Imana yo iduhaye umwanya wo kongera kwiga ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Tugiye kurebera hamwe umugabane wa kabiri w'icyigisho kigira kiti mbese umubare 666 usobanuye iki? Aha rero twabashije gusobanukirwa n'umubare 666 uboneka mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wawo wa 18, aho twabonye uburyo ki abantu muri iki gihe cya none bishuka bakibesha cyane bagashakira umubare 666 aho Imana itarigeze itunga urutoki, nk'uko tubibona mu buhanuzi bwa Yohana mu Byahishuwe 13. Ariko nshuti mukundwa, kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko uyu mubare ari uw'umuntu, kandi uwo muntu uvugwa muri Bibiliya tugiye kumubonera hamwe muri iki cyigisho, kubera yuko aho honyine tugiye kurebera hamwe niho Imana yatunze urutoki. Gushakira uyu mubare ku bindi bintu ntabwo bikwiriye, aho twagerageje kubona yuko hari abantu bagerageje kugaragaza yuko uyu mubare ushobora kuboneka ku cyorezo cya coronavirus. Mbese muri Bibiliya Imana yigeze itunga urutoki coronavirus? Hoya. Bishatse kuvuga gushakira umubare muri coronavirus si igisubizo cya nyacyo. Hari abandi bagerageza gushaka uyu mubare batunze urutoki amakarita y'ikoranabuhanga, cyane cyane amaviza card, bitewe n'uko basesengura bagasanga muri ayo makarita harimo uyu mubare. Mbese mu gitabo cy'Ibyahishuwe Imana yigeze itunga urutoki aya makarita y'ikoranabuhanga? Hoya. Hari n'abandi bagerageza gushakira uyu mubare kuri za telefone zigendanwa. Mbese mu Byahishuwe Imana yigeze itunga urutoki za telefone? Yewe hari n'ubushakashatsi bwakozwe ku izina Ellen Goldwhite, naho bagaragaza yuko uyu mubare ugaragara mu izina rya Ellen Goldwhite. Mbese mu Byahishuwe Imana yigeze itunga urutoki Ellen Goldwhite? Nshuti mukundwa, mu cyigisho twize ubushize twabonye yuko ibi byose abantu bagenda bashiraho ni amayeri Satani akoresha kugira ngo abantu batabasha gusobanukirwa n'ukuri kubivugwa ku mubare 666. Kuri uyu munsi wa none rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Tugiye kurebera hamwe aho Imana yatungaga urutoki ndetse n'ibimenyetso bigaragaza yuko ahangaha tugiye kureba kuri uyu munsi wa none ariho Bibiliya yatunze urutoki, kandi niho honyine dukwiye gushakira uyu mubare 666. Ariko tukaza gusoza icyigisho cy'uyu munsi tunasobanukirwa n'impamvu y'uwo mubare. Nshuti mukundwa, ndakwinginze no mbere yuko tugiye mbere muri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none dusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Turakwiragije kugira ngo uzubane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Turakwinginze kugira ngo Umwuka Wera adufashe gusobanukirwa n'ibyo tugiye kwigira hamwe kuri uyu munsi. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kugira ngo tugendane neza muri iki cyigisho cy'uyu munsi, turaza kwifashisha cyane cyane Bibiliya ndetse n'igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyanditswe n'uwitwa Uriah Smith, igitabo gisobanura ubuhanuzi bw'Ibyahishuwe ndetse na Daniyeli. Ibyo nibyo tugiye kwifashisha kuri uyu munsi. Reka tumanze mbere ya byose dusome aya masomo akurikira, kuko aya masomo araza kudufasha cyane, niyo tugiye kubakiraho icyigisho cyacu cy'uyu munsi. Isomo tugiye kwibandaho cyane aricyo icyigisho cyacu cyubakiyeho, tubanze turebe mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo waho wa 18. Aho niho ubwenge buri. Ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa
kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Ahangaha mu cyigisho cy'ubushize twabashije gusobanukirwa n'inyamaswa iyo ariyo yavugwaga ahangaha. Iyi nyamaswa twasobanukiwe yuko ari ubutegetsi bw'i Roma, kandi i Roma nkirisitu iyobowe n'ubupapa. Tukiri kuri iki kimenyetso bigaragare yuko ibyo bindi twagiye tuvuga mbere aho ngaho byaba biteshejwe agaciro, kuko bavuze ko ari umubare w'umuntu, kandi uyu mubare ari n'umubare w'inyamaswa, kandi iyo nyamaswa twabashe gusobanukirwa yuko ari ubutegetsi bw'i Roma, bwa Roma nkirisitu buyobowe n'ubupapa. Ubu rero uyu mubare turamutse tuwise ko ari ikarita y'ikoranabuhanga, ntabwo ikarita y'ikoranabuhanga ari umuntu, kuko ikoranabuhanga si umuntu. Biramutse bibaye ko ari telefone ngendanwa, kuko nazo bagerageza kugaragaza yuko nazo zirimo umubare 666. Telefone ngendanwa rero si umuntu, kandi telefone ngendanwa si ubutegetsi cyangwa se si itorero riyobowe na Kiliziya Gatolika. Kandi nanone ubusobanuro buramutse bubaye ari coronavirusi, nk'uko abantu bagerageza kubivuga nabyo, basesenguye basanga yuko ijambo corona ririmo 666. Ubwo biramutse bari coronavirusi rero nayo si umuntu, ndetse kandi si n'ubwami, kuko iki kimenyetso cyangwa se uyu mubare Bibiliya ivuga yuko ari umubare w'inyamaswa, kandi akaba ari umuntu. Ubwo rero ubundi bushakashatsi bwagaragaje yuko ari izina Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite rero nawe ntabwo Bibiliya yigeze imutungaho urutoki, kuko Ellen Goldwhite nta bwami bwigeze bugaragara ayobora. Uretse ko ari umuntu, ariko nta bwami bwigeze bugaragara bwayobowe na Ellen Goldwhite. Ubu rero uyu nawe byaba ari ikinyoma, kandi ijambo ry'Imana ririmo riratwereka neza aho ubusobanuro bw'iri zina cyangwa se bw'uyu mubare 666 tukwiye kubushakira ku nyamaswa, ndetse iyo nyamaswa akaba ari n'umuntu. Mu yandi magambo, si inyamaswa nk'izo tubona mu mashyamba cyangwa se iki, nk'uko twabonye yuko iyi nyamaswa ivugwa ahangaha ari ubutegetsi bwa Roma buyobowe na Kiliziya Gatolika ihagarariwe n'ubupapa. Ubu rero turaje turebe neza ibyanditswe byera icyo bitubwira kuri uyu mubare. Inshuti mukundwa, tugiye kurebera hamwe ibyo tugiye kugenderaho kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'uyu mubare, ndetse naho twasanga uyu mubare. Aha rero tugiye kubanza tubumbure igitabo cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniyeli cyanditswe na Uriah Smith. Ubwo tugiye kureba kuri paji yaho ya 460. Reka inshuti mukundwa, kugira ngo tubashe gusobanukirwa nabyo neza, reka dore kuri paji ya 459 hagira hati: umubare w'izina ryayo. Ubuhanuzi buravuga buti umubare w'iyo nyamaswa ni umubare w'umuntu. Niba ugomba gukomorwa mu izina nyamaswa, ni umubare w'umuntu. Niba ugomba gukomorwa ku izina cyangwa izina ry'icyubahiro, umwanzuro uhita ubanguka, ni uvuga ko ugomba kuba izina cyangwa izina ry'icyubahiro ry'umuntu runaka, cyangwa se umuntu uhagarariye abandi. Imvugo isobanutse kurusha izindi twabonye yatanzwe nk'ibumbiyemo umubare w'inyamaswa ni rimwe. Twabonye yatanzwe nk'ubumbiyemo umubare w'inyamaswa ni rimwe mu mazina y'icyubahiro akoreshwa kuri Papa w'i Roma. Iryo zina ry'icyubahiro ni Vicarius Filii, umusimbura w'umwana w'Imana. Dukwiriye kwita
ku busobanuro ingeri ya Bibiliya yitwa Doué. Ndagira ngo mbibutse yuko Bibiliya Doué ni Bibiliya y'abajesuite itanga ku magambo yo mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo waho wa 18. Imibare iri mu nyuguti zigize izina rye zitanga uyu mubare. Dufashe inyuguti zikoreshwa nk'imibare y'ikiromani ukazikura muri iri zina ry'icyubahiro tubona Vicarius Filii Dei, habonekamo va isobanura 5 ndetse hakabonekaho i isobanura 1 cyangwa se na ca isobanura 100, hakongera hakabonekamo i isobanura umubare 1, hakabonekamo na u ihura na va kuko mu gihe cya kera bayikoreshwaga bayisimburanwaga na va, nabyo bikaba bisobanura 5. Hakongera hakabonekamo va isobanura 5, na i nanone isobanura 1, na ra isobanura 50, na i nanone isobanura 1, na i isobanura 1, na da isobanura 500, ndetse na i nanone isobanura 1. Iyo duteranyije iyi mibare tubona umubare 666. Nshuti mukundwa, iyi magambo ijambo Vicarius Filii Dei rifite aho riboneka kuko ni izina ryitiriwe umupapa. Rero umupapa yagombaga kwitwa iri zina Vicarius Filii Dei, cyane yuko ari yitirirwa usimbura Imana, kandi iri jambo Vicarius Filii Dei risobanura umusimbura w'Imana. Niyo mpamvu rero iri jambo Vicarius Dei ubwaryo rigaragaza ubusobanuro bw'umubare 666. Nshuti mukundwa, ushobora kwibaza impamvu dukoresheje ubu buryo bwo kubara inyuguti mu mibare kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'imibare 666. Ahangaha kuri paje ya 460 hari icyo babivuzeho. Gukoresha inyuguti zo mu rutonde rw'inyuguti zigahagararira imibare byatumye mu bantu ba kera havuka imikorere yo kwerekana amazina hakoreshejwe imibare. Urugero rw'iki kintu ruboneka mu myandikire y'abapagani, abayuda n'abakristo. Abapagani, abayuda ndetse n'abakristo bose bakoreshaga ubu buryo bwo kugira ngo bafate bahindure inyuguti zikavamo imibare, bityo rero izi nyuguti zikabara imibare umuntu ashaka. Ni uburyo bwakoreshwaga mu bantu ba kera kugira ngo berekane amazina bakoresheje imibare, nk'izina rya Triofu cyangwa izina ry'abanyegiputa rivuga ngo Mercury. Mercury rero ryasobanuraga muri iyi mibare 1, 2 ndetse na 1, 8, mu yandi magambo 1218. Kuba Mwuka Wera yarajye ahuza imvugo ze n'imico, urwego rw'imibereho n'imyifatire y'abantu bo mu bihe byinshi, ubwo byagiye biba uburyo busanzwe bukoreshwa mu migirire y'Imana. Nshuti mukundwa, Imana igira ubwiru, kandi ubwiru bw'Imana bumenywa n'abantu b'Imana. Uhereye muri ibyo bihe, ubu buhanga ndetse n'ubwiru bw'imibare bwakoreshejwe inshuro nyinshi mu bantu ba kera. Ntabwo bitangaje cyane rero kubona inyamaswa nayo yagira umubare wayo, kandi umubare wayo ni 666. Nshuti mukundwa, aya magambo ni amagambo akomeye cyane tukwiye gushingaho imizi muri aka kanya. Abana b'Imana, Imana nayo igira ubwiru, kandi ubwiru bw'Imana bumenywa n'abantu bayo, ariko inyamaswa nayo ikagira ubwiru. Igitangaza kirimo kandi ikiza kirimo nuko ubwiru bw'Imana abantu b'inyamaswa batakwiye kubusobanukirwa, ariko ubwiru bw'inyamaswa abantu b'Imana
barabusobanukirwa. Nshuti mukundwa rero, dukwiye kwita cyane ku magambo akomeye turimo turagenda turebera cyane mu mwuka w'ubuhanuzi abasha kuduhishurira uyu mubare 666, aho Imana yatungaga urutoki. Ntago Imana yatunze urutoki ikindi kintu cyari cyo cyose tubona uretse inyamaswa igaragara mu Byahishuwe igice cya 13, kandi iyo nyamaswa isobanurwa ko ari ubutegetsi bwa Roma aribwo bugaragaraho iyi miterere ndetse n'iki kimenyetso cy'uyu mubare 666. Ubwo rero ahangaha niho tukwiye gushinga akadomo tugaragaza ubusobanuro bw'umubare 666, naho tukwiye kubushakira. Ntabwo tukwiye gushakira uyu mubare ahandi hantu hariho hose. Nshuti mukundwa, tushobora kwibaza rero kuki hakoreshejwe izina Vicarious Field Day. Twamaje kubona yuko izina risobanuye ngo usimbura Imana. Kugira ngo rero bagerageze guha iri zina imbaraga, hari uburyo bakoresheje. Nshuti mukundwa, ubu papa tuzirikane yuko mu mwaka wa 502 ndetse n'uwa 503, twibuke ko ari umwaka ubupapa bwahawe ubutegetsi cyangwa se kuyobora bubihawe n'ubupagani. Nuko rero byaje kuba ngombwa yuko ubupapa bushiraho izina rishya bukwiriwe kwitwa. Rero ndagira ngo twongere tumanuke kuri paji ya 461. Hari amagambo avuga ati, bigaragara ko izina ubwaryo ari irihimbano ryakoreshwaga ngo berekane umurimo wa Petero nk'umupapa wa mbere, ngo babihuze n'ibyavugwaga n'itorero gatolika ry'i Roma. Byabaye gikwira rihamya ko amagambo ya Yesu yo muri Matayo 16 umurongo wa 18 ndetse n'uwa 19. Aha magambo aratangaje cyane. Nshuti mukundwa, ngo kandi kubera ko Petero yahawe ubukuru bw'itorero bwa mbere, iyi niyo myumvire abaprotestani batigeze bemera na hato, kandi ko ubu bukuru bw'itorero bwahererekanyijwe no kuba musimbuye ku ntebe y'ubupapa, nk'uko byavuzwe muri ya nyandiko yiswe impano ya Constantine, kandi bigakomeza kwemererwa bityo mu itorero kugeza magingo aya ngaya. Nshuti mukundwa, bagaragaje yuko impamvu bakoresheje iri zina Vicarious Field Day urwitwazo ni kubera ko ngo Petero ari wahawe ubukuru bw'itorero bwa mbere. Rero ubu bukuru bw'itorero bwagiye buhererekanwa n'ubupapa. Ese aya magambo avuga ngo iki? Ndagira ngo tujye muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 18 ndetse n'umurongo wa 19, turebe ibinyoma by'ubupapa aho bushingira imizi buvuga yuko bwahawe ubuyobozi bw'itorero bubihawe na Kristo. Nshuti mukundwa, dukwiye kwemera tugasobanukirwa ijambo ry'Imana tubiyobowemo na Mwuka Wera kugira ngo tubashe gusobanukirwa by'ukuri n'ijambo ry'Imana mu nzira y'ukuri kandi tuyobowe na Mwuka Wera. Ubu rero ndagira ngo tujye muri Matayo iki gice cyaho cya 16 umurongo wa 18 ndetse n'uwa 19, dusome uko handitse. Haragira hati, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru,
kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, nicyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Mukundwa, ndagira ngo nkubwire yuko aya magambo Petero yabwiwe na Yesu igihe Petero yahamyaga ko Yesu ari Kristo, kandi Kristo mu by'ukuri niwe rutare. Urutare rwavugwaga aha ngaha si Petero wari wahawe ubwo bubasha, ahubwo ubwo bubasha n'ubundi ni ubwa Kristo. Aha rero niyo ikinyoma cya Kiliziya Gatolika gishingiye, aho bagaragaza yuko aribo bafite ubutware aho bagaragaza ko aribo bafite ubutware kandi bakwiriye gucira abo mu isi urubanza, ndetse bavuga yuko n'abamarayika ubwabo bafite ububasha bwo kubacira urubanza, ndetse ngo n'ikuzimu naho ubwaho ngo bafite ububasha bwo kuhacira urubanza. Ubwo bubasha ntabwo bigeze babuhabwa na Kristo, ahubwo Bibiliya igaragaza yuko iyi Roma iyoborwa na Satani. Satani niwe ubaha ububasha, nk'uko twabibonye n'ubundi mu Byahishuwe igice cya 13 yuko ububasha bw'inyamaswa yavuye mu nyanja buturuka ku kiyoka. Bakristo bene data, tukwiye guhagarara dushikamye, tukwiye kwiga Bibiliya byimbitse, bityo imiyaga yose iza itazaduhuha. Nshuti mukundwa, nta kabuza rero uyu uvugwa aha ngaha niyo watunzweho urutoki na Kristo mu Byahishuwe, bigaragaza yuko uwo mubare ari uw'inyamaswa, kandi uwo mubare ni uw'umuntu. Umuntu uvugwa aha ngaha nta wundi, ni ububasha bwa Kiliziya Gatolika buyobowe n'ubupapa, nibwo bwatungwaga urutoki aha ngaha. Ni naho tumaje kubona yuko hagaragara uwo mubare 666 watunzwe urutoki na Bibiliya. Nshuti mukundwa, kuki biyita abanyabubasha? Ese byo Bibiliya ibivugaho iki? Tugiye kurebera hamwe urwandiko rwa kabiri rw'Abitesalonike. Ndagira ngo dusome aya magambo dusome igice cya kabiri. Ndagira ngo duhere ku murongo wa mbere, dusome twumve icyo Bibiliya ibivugaho aha ngaha, iby'ubu bubasha bwa Kiliziya Gatolika cyangwa se buyobowe n'ubupapa. Twumve icyo Bibiliya ibivugaho. Nababye ngo uyu munsi turakoresha Bibiliya cyane, ndetse n'igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi twibanzeho cyane cyanditswe na Uriah Smith. Kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Umurongo wa mbere, turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utaza kuza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari umwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose kandi igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekana ko ari Imana. Mbese nshuti, dushobora gutekereza kuri aya magambo cyane. Aya magambo dushobora kuyatekerezaho cyane duherera no ku murongo wa 3. Ndifuza kuyasubiramo ko mpereye no ku murongo wa 3, kugira ngo tubashe guhishurwa neza, tubashe gusobanukirwa neza n'icyo Bibiliya yavuze kuri uyu muntu tumaje gusoma hanga mu Byahishuwe igice cya 13, ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa,
kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekana ko ari Imana. Mbese uyu mubisha yishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose? Yego, niko Bibiliya ivuga. Mbese ubupapa bwishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose? Nyir'ubutungane. Ese ninde ukwiriye kwitwa nyir'ubutungane? Ni Imana cyangwa ni ubupapa? Amazina yo kwita aba data wa twese sinayasubiramo. Kandi kuba yicara mu rusengero rw'Imana yiyita Imana ni ikindi kintu kigaragaza yuko yishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose. Uyu rero niwe Antikristo uvugwa, ugaragarwaho n'icyo kimenyetso cyangwa se n'uwo mubare 666. Reka nshuti bakundwa, dusoreze kuri aya magambo ngiye gusoma ahangaha, ndetse twite dusoma muri Bibiliya n'ubundi mu Batesalonike, mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya 2 umurongo wa 8 ndetse tugeze ku murongo wa 12. Kuri iyi paje ya 463 hari amagambo agira ati: ni muri ubu buryo Ibyahishwe 13 hasoza hagaragaza ubwoko bw'Imana buri kumwe n'ububasha bwo ku isi bubafitiye imigambi mibisha ibarwanya, ndetse n'amategeko teka agaciraho iteka ryo gupfa no gucibwa mu bantu bitewe n'uko biyemeje gukurikiza amategeko y'Imana mu gihe runaka cyagenewe. Imyuka y'abadayimoni izakora ibitangaza byayo bikomeye kurusha ibindi, maze iyobye abari mu isi bose uretse intore z'Imana. Ni ukuri ibitangaza by'amadayimoni bizakorwa kandi bizayobya abari mu isi bose uretse intore z'Imana. Nshuti mukundwa, abantu bemera kwihanisha kubera ko hakozwe ibitangaza runaka, reka nkubwize ukuri yuko ibyo ngibyo bigiye kuzabera benshi ikigusha kuri uyu munsi wa none. Iki kizaba ari igihe cyo gushukwa cyangwa kugeragezwa kigiye kuza, kize nk'ikigeragezo giheruka kizaza kugerageza abari mu isi bose, nk'uko byanditswe mu Byahishuwe 3 umurongo wa 10. Mbese ikibazo muri iyi ntambara ni ikihe? Ni ikibazo cy'ingenzi ntabwo cyasigaye kidasubijwe. Imirongo 5 ibanza y'igice gikurikira iki yuzuza uru ruhererekane rw'ubuhanuzi kandi ihishura gutsinda guhebuje kwabanishije batwaye ukuri. Nshuti mukundwa, niba uri mu bantu banishije batwaye ukuri, iki kigeragezo turi kujyamo muri iki gihe cya none giheruka uzagitsinda. Nshuti mukundwa, ahangaha rero tumaje kubona uyu mubare 666, aho Bibiliya yatunze urutoki. Niho tukwiye gushakira uyu mubare, kandi ni kuri uyu muntu twamaje kubona ahangaha ufite ibintu bibiri bimuranga. Icya mbere ni uko aba ari umuntu, kandi icya kabiri ni uko ari umutegetsi. Ubu butegetsi rero tumaje kubona ahangaha ni ubutegetsi butangaje cyane bwa Kiliziya Gatolika, ndetse bugaragara yuko buyobowe n'ubupapa. Ahangaha rero niho tukwiye gusobanukirwa neza tukamenya ukuri ku byanditswe byera. Reka dusoreshe uyu murongo uboneka mu Batesalonike, mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, turebere hamwe igice cyaho cya 2 umurongo wa 8 tugeze wa 12, twumve n'ubundi muri bimwe biranga iyi nyamaswa ariyo igaragara uyu mubare tumaze kubona 666 ibikorwa byayo. Tumaze kubona ko inyamaswa n'ubundi yishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose, ndetse ngo yicara no mu rusengero rw'Imana yiyita Imana. Ubu ngubu niwe Antikristo uvugwa. Ahanga umurongo wa 8, nibwo wa mugome azahishurwa, uwo mwami
uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka ku kuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nshuti mukundwa, ukwiye kwemera gukunda ukuri kandi ugakizwa, kuko abatazemera gukunda ukuri bazashukwa n'ibitangaza ndetse n'ibinyoma n'ubushukanyi ndetse by'uyu mugome. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Nshuti mukundwa, abantu benshi muri iki gihe barimo barakurikira ibitangaza, kandi Satani afite ubuhendanyi, azabashukisha ibitangaza, bityo nibakurikira ibitangaza bibakorerweho, ariko mu by'ukuri bizasimburwa no kubura ubwami bwo mu ijuru. Nshuti mukundwa, twongere dupfukame, dusenge cyane, imibereho yacu ishingire kuri Yesu Kristo, kuko niwe rutare rwacu, niwe mwami wo kudukiza. Turi abanyabyaha, turabo kubabarirwa, dukeneye imbabazi za Kristo. Mu by'ukuri dukwiye gusobanukirwa n'imigambi yose iri kubera muri iyi si, tukarushaho kwizera Imana cyane, tukimbika mu byanditswe byera, kuko nta kintu Imana itarigeze iduhishurira. Ubu rero ahangaha niho hagiye kugaragara uwizera by'ukuri, niho hagiye kuragaragarira umuntu wiringira Imana by'ukuri. Mu by'ukuri nshuti mukundwa, icyo ngusabira kuri uyu munsi wa none ni uko ikwizera kwacu dukwiye kugushingira muri Kristo Yesu. Icyo nicyo ngusabiye, nanjye nisabira muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusoze iki cyigisho cyacu cy'uyu munsi dusenga Imana. Uwiteka Mana ushobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tumaje kubona uburyo abantu bishuka cyane. Muri iki gihe abantu bagerageza kwihimbira ibinyoma, kandi ubwoko bwawe abitira izina ryawe bose bagakurikiza ibyo binyoma kandi bakabasha kuyoba. Umaje kudusobanurira n'iby'umubare 666. Utweretse aho watunze urutoki ahavugwaho uwo mubare. Turakwinginze rero natwe uduhe gusobanukirwa n'ukuri kose, uduhe kwiringira izina ryawe n'ijambo ryawe gusa, bibashe kudukomeza, bityo ubwo uzaza tuzitegure kugusanganira, tuzabane nawe. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.